Dutangiriye ahantu mu cyumba hari umukobwa mwiza cyane uryamye. Alamu ya telefone yarasonnye, uwo mwana w'umukobwa mwiza cyane ahita ashidukira hejuru arebye ku isaha abona ni saa kumi n'ebyiri z'umugoroba. Yahise abyuka vuba vuba na bwangu, ahita ajya muri dushe vuba vuba bisa nkaho yari afite gahunda y'ahantu agomba kujya. Yatangiye kwitera amazi vuba vuba, ni umukobwa mwiza cyane muremure uteye neza. Muri ako kanya akiri gukaraba ndetse agifite n'ibifuro umubiri wose, telefone ye yarasonnye. Igisona yasohotse muri dushe yirukanka, ageze kuri telefone abona ni nimero yanditseho Denise akabari imuhamagaye. Bisa nkaho umuhamagaye afite akabari cyangwa se akora mu kabari. Uwo mukobwa uvuye gukaraba yahise yitaba vuba na bwangu, nuko uwari umuhamagaye witwa Denise ati mute amakuru sheri, wari uri koga ati meze neza wowe se? Denise ati nanjye meze neza, umva ngufitiye gahunda irimo amafaranga, mana yanjye uragera hano ryari ko hari ibigabo biturutse mu mahanga bifite amafaranga, baraje bambwira yuko bakeneye abakobwa babiri. Nari ntekereje kubwira wowe, uhita ubwira na wa mushuti wawe mugendana muhite muzana hano ku kabari, kuko bambwiye ko bakeneye abakobwa beza bafite ikibuno kinini. Rero nimutinda mbahaye iminota 30, 30 uraba uhageze cyangwa mbashakira abandi bakobwa. Nuko Mutesi ati umva ni ukuri kw'Imana iminota 30 ndaba mpageze, maze kano kanya ndi muri dushe ndi gukaraba, umva reka ngere vuba vuba mpitenza babwire yuko duhari tuze dukorera amafaranga yarabuze, abagabo barabuze. Ikigaragara uyu mukobwa witwa Mutesi arigurisha, ndetse ukora mu kabari yari kumurangira abagabo bakeneye abakobwa bo kurarana muri iryo joro. Ntibyatinze uyu mukobwa twumvishe ko yitwa Mutesi. Mutesi yavuye gukaraba ahita azayitera yihanagura vuba vuba, niko kwisiga vuba vuba. Uwo mwanya ahita areba muri garderobe ahantu abika utwenda tw'imbere, udukariso, udusutiye. Arebamo agakariso keza cyane k'umweru ndetse n'agasutiye bisa, nuko arangije afata akandi gakariso kamwe k'umweru akabika muri bage. Ntabwo nzi impamvu akagendanye muri bage. Yahise yisiga agafondote vuba vuba. Uwo mwanya ahita ahamagara umushoferi we umutwara. Ikigaragara niba abakobwa bigurisha ariko baba bari VIP. Yahise amuhamagara amusaba ko mu minota 10 yaza akamutwara. Uwo mukobwa yari yahanye gahunda n'umushuti we bagomba kugendana, kuko bari babatumye abakobwa babiri. Binjiye mu modoka baragenda. Bakigera ku kabari basanze akabari kashyushye, harimo abanyamahanga bari kugura bafite amafaranga. Uwo mwanya Mutesi yinjiye ajya kureba Denise wamuhamagaye. Nuko Denise ati umva urasa neza pe, ahangaha ya komisiyo rwose ndayarya. Yari yambwiye yuko nagushima arama 30,000, kandi wambaye neza, noneho ikanzu wambaye, umva cya kibuno cyawe kirimo kiragaragara neza, umva nushaka umuce n'500,000 cyangwa miliyoni barayabaha. Noneho iriya tabure yicaye hariya, mugende aba ariho mwicara, ndaje mbasavinge. Mutesi ndetse n'inshuti ye niko kugenda begera ba bagabo babiri b'abanyamahanga. Barahageze barabasuhuza, nuko Mutesi yicarana n'umugabo umwe. Uwo mugabo ati njye banyita Enoke, wowe se bakwita nde? Mutesi ati nanjye nitwa Mutesi. Zari nka couple ebyiri batangiye gusangira. Nuko hashize umwanya wa mugabo Enoke yakuruye intebe yari yicayeho yegera Mutesi kugira ngo batangire kuganira bapanga ibyabo ntawe bumva. Nuko
Batangiye kuganira, Enoke abaza Mutesi ati none se Mute, ko mbona uri umukobwa mwiza cyane, ubu kuko urarana ijoro ryose uranca angahe? Mutesi ati ugira ngo ni menshi se? Reka reka ni 500 byonyine. Enoke ati wakihanganye se nkaguha 300, ubundi tukibera inshuti, buri uko naje inaha akaba ari we tuzajya tubonana. Mutesi ati erega ntacyo bitwaye, inshuti iva ku nzira, 300 se yo ni makeya, nta kibazo rwose. Enoke ati ariko nizere ko uraza kunshimisha pe, nkunda umukobwa wirekura, nkunda umukobwa uzi gutanga keya, umenya ibyo abagabo bakunda, nizere yuko utari umuturage tutari bugere mu buriri ugatangira ngo ibisindi bubikore ibisindi bubikore. Mutesi ati humura, nawe urajya umfasha, nubona hari ibyo ntari gukora neza unyobora umbwira uti kora gutya kora gutya. Erega tuba turi mu kazi, nta mpamvu rero yo kugukorera serivisi nabi, mba ngomba kukunezeza kugira ngo nawe unyishyure wishimye. Enoke ati none se niba ntakugoye waretse tukigira kuri hoteli aho ndi burare? Mutesi ati ntacyo bitwaye. Uwo mwanya Enoke yahise ahamagara wa mukobwa w'umuseriveri, nuko aramwishyura ndetse amurengerezaho na bya 30 yari yamwemereye. Bahise basohoka bafatanya akaboko, nuko bageze hanze hari hari imodoka nziza cyane y'umweru, zimwe nini nziza ihaparitse. Bahise binjira muri iyo modoka, hari harimo umusore w'umushoferi. Enoke ati shofe injyana kuri hoteli. Baragiye muri iryo joro, ubwo twari tumaze kugera nka 4 z'umugoroba. Nuko mu kugenda bageze kuri hoteli, Mutesi yitegereje iyi hoteli, ni za hoteli z'inyenyeri zijyamo abakire gusa, abanyamahanga, abantu bafite amafaranga. Mutesi yarahabonye abona ni heza pe. Barinjiye, uwo mugabo bisa nkaho ariho yari yeriwe kuko yinjiye akomeza, nta byo kuvuga ngo arasaba icyumba, ahubwo yari afite urufunguzo rw'icyumba. Bagiye bagana ku muryango w'icyumba, nuko umugabo arafungura barinjira. Bageze mu cyumba, Enoke ati none se Mute, nta kindi kintu uri bukenere ngo mbanze mpamagare batuzanire yaba icyo kurya yaba icyo kunywa? Mutesi ati nibanzanire amazi. Batumije amazi, nuko bicara aho ngaho mu cyumba, baba baganira gake gake. Mu minota mikeya y'amazi bari bayazanye. Enoke yagiye yafunga icyumba. Akimara gufunga icyumba, yahise acana radiyo yari iri aho ngaho mu cyumba, ashyiramo uturirimbo tugenda gahoro dutuje pe. Ahita abwira Mutesi ati wambabariye ugahaguruka ukaza tukabanza tukabyiranaho akanya gatoya, byibuze iminota 5. Mutesi ati nta kibazo rwose. Yarahagurutse araza yegerana na wa mugabo Enoke, umugabo ukiri mutoya rwose, ubona mutoya pe. Batangiye kugenda babyinana za mbyino twita ngo ni ingwatiramubiri. Barabyinana barabyinana, zuke uko babyinana ni nako bari kugenda bakorakoranaho. Enoke ibiganza bye ntibiri kuva ku kibuno cya Mutesi, ndetse Mutesi nawe nk'umukobwa nyine uzi icyamuzanye ari kugerageza kwitwara neza, akaraga ikibuno gahoro gahoro. Bakomeje kubyinana, ubwo ni nako bagendaga basomana. Uko umwanya ugenda ushira, Enoke atangira kugenda akuramo imyenda Mutesi. Mutesi nawe acyumva ko batangiye kumukuramo imyenda, nawe atangira kugenda afungura ibipesu by'ishati Enoke yari yambaye. Enoke yari yambaye neza cyane, ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, ikote ry'umukara, yari yambaye neza pe. Batangiye gukurakuranamo imyenda,
ubwo niko bari kugenda babyina na Zuki. Barakomeje barabyinana kugeza bose bamaze gukuramo. Enock ati wawu, mbega ukuntu wambaye neza, uzi ukuntu uri kugaragara neza muri utwo twenda tw'umweru, wakoze kwambara umweru pe, wagira ngo wari ubizi ko nkunda ibara ry'umweru, kubera iyo mpamvu nkongereho ibihumbi 100, ndaguha ibihumbi 400, wambaye ikariso nziza y'abasirimu, wambaye isutiye nziza, noneho ibara bifite, mana yanjye mute ko ntangiye kukwishimira koko aribwo tugihura. Barakomeje barabyina, Mutesi ahita amusoma ku munwa aramubwira uti urakoze cyane basi kuba unyongereye amafaranga. Bakomeje gusomana niko bagenda babyinana, nuko Enock ati ndumva nshaka kukwitegereza, ni iminota 10 yonyine ugiye kumbyinira unikuramo iyo myenda gahoro gahoro. Enock yahise atera intambwe yicara ku gitanda, nuko aregama yitegereza Mutesi uburyo agiye kugenda amumansurira gake gake aniyambura buhoro buhoro. Mutesi nawe rwose wagira ngo ako kazi nibyo yigiye mu mashuri, yatangiye gukaraga ikibuno dore ko agifite kinini, akaba azi no kubyina cyane. Yatangiye kwinyonga, arabyina arabyina, ndetse uko abyina atangira kugenda yiyambura ya myenda y'imbere yari yambaye. Yabikoze neza ku buryo uwo mugabo yishimye, ndetse ahita amukomera amashyi aramubwira ati mute, ati singaha honde, nta wundi mukobwa nzongera gutereta, ninzajya numva nshaka kurongora undi mugore utari umugore wanjye, ni wowe nzajya nza kureba, kuko uri mwiza pe, kandi uri umuhanga, akazi kawe ugakora neza, ugira ikinyabupfura, ndabikunze pe, ngaho ngwino unyihere, ndumva rwose ngukeneye. Mutesi ubwo wibuke yamaze kwiyambura imyenda yose, yambaye ubusa buri buri uko yavutse. Yaraje yegera uwo mugabo atangira kumukorakora ahantu hose. Umugabo nawe yari yiteguye pe. Muri ako kanya Mutesi ati none se sheri, wabanje ukampa amafaranga? Enock ati nta kibazo, niba biratuma wumva utuje ukampa keya neza, reka mbanze nyaguhe rwose nta kibazo, kara yawe se. Yahise afata agakapu ke yari yagendanye, akuramo inoti 3 z'amadolari 100, yongeraho indi noti 1 ya 400, ati wabonye ya nyongezo nakwemereye ko nayo nyishyizeho, mfite amadolari gusa ntago ndavunjisha, ayo nari mfite nayatanze kuri hoteli, uze kugenda yavunjishe, araza ashobora no kuza kurenga ibihumbi 400. Mutesi yarishimye cyane, amafaranga ye arabanza yakubita mu isakoshi. Amaze kuyashyira mu isakoshi nibwo yaje yegera uwo mugabo, batangira gusomana, ndetse uwo mwanya bahita bigira mu byabo. Igitangaje ni ukuntu bakoreye aho ngaho, ari ubwa mbere bari babonanye, nta n'umwe wari uziranye n'undi. Barangije gukora icyo gikorwa, reka tukite icy'ubusambanyi kuko ntago ari icy'urukundo, si umugore we, Enock yahise asinzira. Nuko Mutesi asigara yicaye aho ngaho ari kwitegereza za note z'amadolari. Mu mwanya afata telefone ye atangira gufotora izo note 4 z'amadolari, ahita yoherereza umushuti we, aramubwira uti nabaho nanjye nkoze ku madolari, wabonye ko nanjye nafashe note z'amadolari? Yumvaga bitangaje, yumvaga birenze, yumvaga bitangaje. Bararyamye buracya. Bukeye mu gitondo Enock
yabyutse akangura Mutesi. Mutesi yaryamiriye cyane. Mutesi mu gukanguka akanguka asuhuza Enoke. Sheri waramutse neza? Enoke ati waramutse neza. Sheri nagukumbuye cyane, unyihanganire kuba ngukanguye, ariko numvaga ngukumbuye pe. Mutesi ati iri joro se ko nari guhaye ndi uwawe, nta kibazo rwose, ndahari ku bwawe. Uwo mwanya Enoke ati ariko sheri ko twakoreye aho ngaho, ubu ngubu uri muzima nkwizere nta kibazo? Mutesi ati njyewe ndi muzima nta kibazo mfite, nta nubwo nkunda gukoreraho, ni uko nakubashye nkavuga nti reka ne kukwicira mudu, ariko ndi muzima ntugire ikibazo rwose, nta kibazo. Enoke ati none se nta nubwo nagutera inda? waboneje urubyaro? Mutesi ati ndabura ibyumweru bibiri bitatu ngo njye mu mihango, rero mu gihe nkibura ibyumweru bitatu ukandangirizamo, ntago nasama rwose pe, wumve ko nta kibazo, wumva utuje. Umugabo ati oke, nta kibazo niba ubizi, ariko njye kubw'umutekano wanjye ndakurengerezaho ibindi bihumbi 10 ugura ikinini, kuko nk'uko nabikubwiye mfite umugore, mfite abana 2, nkungura umukobwa, ntabwo nifuza kubyara abandi bana hanze, kandi mfite abana banjye nkwiriye kurera. Mutesi ati humura rwose, nta kibazo ntungireho ikibazo, ndi mukuru. Batangiye gusomana ndetse birangira bongeye gukora igikorwa cy'urukundo. Bamaze gukora icyo gikorwa cy'urukundo, Enoke yahise abwira Mutesi ati sheri noneho karaba tugende njye mu kazi, nawe utaha ujya kuruhuka, nishimye nanyuzwe, ariko mfite akazi ngomba kujyamo kanzanye inaha, nzakamaramo ibyumweru 2. Muri ibi byumweru 2 kanizere ko igihe nzajya ngukenera nzajya nkubona, nanjye nzajya nkwishyura neza, uraryoshye, uzi gutanga keya kurenza ibyo nanashakaga, nizere ko ntazigera nkubura. Mutesi ati reka reka ndahari ku bwawe rwose. Bagiye muri doshe bombi barakarabana, ikigaragara bari bishimiranye. Hari igihe uhura n'umuntu mukiyumvanamo, mukaba mwanahakura n'ubushuti bugiye kure. Mutesi na Enoke urabona ko rwose bisa nkaho bakundanye. Bavuye gukaraba, nuko Enoke ahita abwira Mutesi ati injira mu modoka, shoferi wanjye banza kudepanse akugeze ahantu ugiye, mbore nanjye kujya mu kazi. Mutesi baramutwaye bamugeza iwe muri geto ahaba, nuko arasezera ava mu modoka yishimye. Yagiye yishimye uwo mwanya, mbere yo gutaha ahita abanza guca ahantu bavunjishiriza amafaranga. Yari yavunjishije, nuko abona gutaha ajya mu rugo. Yatashye yishimye, uwo mwanya ahita afata telefone ahamagara wa mushuti we witwa Denise wamurangiye abo banyamahanga. Denise yaramwitabye, nuko Mutesi n'imihindo myinshi n'ibyishimo byinshi, mana we Deni nkugurira iki sheri, nkugurira iki ko pasi wampaye idasanzwe, mbega ikigabo we, uzi ukuntu gitanga amafaranga. Umva kimpaye ibihumbi 400, kandi twese twumvikanye 300, kirambwira ngo mbikora neza, ngo kigiye kunyongera ibindi bihumbi 100. Umva noneho ukuntu kibikora neza, nishimye, mana yanjye sheri nkugurira iki koko. Denise ati sha icyo ushaka ni ukuri, icyo ngurira cyose ndashima. Mutesi ati harya ni iyi nimero wakiriraho amafaranga? Denise ati cyane rwose. Mutesi yahise afata ibihumbi 50 ahita abyoherereza Denise, nuko Denise nawe arishima, aramubwira uti sheri buri gihe nzajya mbona ibigabo bifite amafaranga, ni wowe nzajya mpamagara mbere y'abandi. Ibyo byarabaye,
nuko Denise Mutesi akomeza kugenda yandikirana na wa mugabo Enoke uko iminsi igenda ishira. Enoke yaramubwiye ati kuwa gatanu kugeza ku cyumweru mfite akanya, ese byakunda ko iyo minsi itatu twayimarana? Mutesi ati rwose ntacyo bitwaye, narakwishimiye, nabonye uri umusirimu, uri umwana mwiza, ntacyo bintwaye kuba twamarana iminsi igera kuri itatu. Reka tube turekeye inkuru yacu, ntimuzacikwe n'ejo igice cya kabiri.